reka nsome muri kino gitabo cyitwa ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa kabiri. Ndasoma kuri iyi paje reka nibabwire ni 436 hariho aya magambo azatuma abantu barimangana kandi barashaka kuvuga. Haranditse ngo Dieu de religion populaire le compte de milliers, de dizaines de milliers d'adhérents, mais il ne se reporte l'estampille et le sceau de Dieu. Aravuga ngo muri iki gihe cyacu amadini azwi cyane abarirwamo ibihumbi n'amacumi y'ibihumbi y'abayoboke, ariko irizwi ni rimwe nirifite ikimenyetso cy'Imana niryo rizemerwa. Il y a une religion de l'homme et une religion de Dieu. Hari idini ry'abantu ariko hakaba n'idini ry'Imana. Impamvu bamwe bazemerwa abandi ntibemerwe bizaba bitewe n'uko hari abayobotse idini y'umuntu hakaba n'abayobotse idini y'Imana. Noneho burya uzayoboka idini y'Imana Yesu azakingura irembo yinjire, ariko uzayoboka idini y'umuntu ubwo umuntu niba agira ijuru azariguha, ariko niba ntaryo afite ntaribura nawe uzaribura. Niyo mpamvu icyigisho tugiye kwiga kivuga ngo imiterere n'imikorere y'itorero ry'Imana. Ubwo iryo torero aba ariko twiga, uri hano wese udafite imigaryo ahubwo ushaka kuzajya mu ijuru agira neza ko kubyinjiramo adatebereje. Iyo niyo mpamvu tugiye kwiga kino cyigisho. Iri torero ry'Imana imiterere yaryo n'imikorere yaryo turabihinira mu bintu bitatu. Icya mbere nuko rirengera ukuri. Icyo ni icya mbere. Itorero ry'Imana rirengera ukuri iyo ari ukuri. Icya kabiri risenya inzika zose zitanya abantu. Icya gatatu rigoboka kandi rigatabara abaguwe nabi. Izi ngingo uko ari eshatu nizo tugiye gusesengura mu mwanya uri bwihute muri iki cyigisho cyacu. Ndongera nzisubiremo. Iya mbere, itorero ry'ukuri rirengera ukuri. Itorero ry'Imana rirengera ukuri, nta zindi nyungu riba rishaka. Ingingo ya kabiri, risenya insika zose zitanya abantu. Ingingo ya gatatu, iranga itorero ry'ukuri nuko rigoboka kandi rigatabara abaguwe nabi. Reka twihutire kuri ya ngingo ya mbere. Mu gitabo cya Yohana 17 kuri umurongo wa 17 hatubwire ukuri icyo ari cyo. Aranditse ngo ubereshe ukuri, ijambo ryawe niryo kuri. Ubwo ni ukuvuga ngo uko kuri itorero rigomba kurengera ni ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri abantu benshi bagiye barengera ukuri kw'Imana bakarenganywa n'abapfanga kugeza ubwo bagiye bashyira ikimenyetso cyo kwizera kwabo bakagishyirishaho amaraso yabo bayamennye. Ubwo noneho ikimenyetso kiranga itorero ry'ukuri icya mbere ni ukurengera uko kuri, kandi dusomye ko ijambo ry'Imana ari ko kuri. Reka tugerageze gusoma murebe uburyo Imana iha agaciro ukuri kwayo n'uburyo ikunda ikanaha agaciro abakurengera. Ndasubiramo, Imana iha agaciro ukuri kwayo kandi ikunda ikanaha agaciro abakurengera. Ngaho musome muri Yeremiya igice cya 5 umurongo wa mbere. Uyu murongo ni we uri gushimangira rino jambo. Haranditse ngo nimwiruke mukubite hirya no hino mu nzira z'i Yerusalemu, maze murebe kandi mumenye, mushake mu miharuro yaho niba mwabasha kuhabona umuntu naho yaba umwe. Imana ntabwo inyuzwe no kubona umuntu umwe, ariko kuko n'umwe yabuze nicyo gitumye ivuze ngo nimukubite hirya no hino mushake mu miharuro ya Yerusalemu, mushake ko mwabona umuntu naho baba bangahe, naho yaba umwe. Uteye ate? Ukora ibitunganye agashaka ukuri, nanjye nazahagirira imbabazi. Ngo naho yaba umwe ariko afite ibintu bibiri bimuranga: gukora ibitunganye kandi agashaka
ukuri ubumwe ngo yatumye Imana ihagirira imbabazi. Byumvikane ko uyu muntu agoranye kumubona, ni ingume. Ni nayo mpamvu mu masomo menshi reka mbahe makeya yerekana ko n'umwe agumye. Reka dusome muri Yesaya 50, Yesaya 50 dusome kuri umurongo wa 2. Haranditse ngo ubwo nazaga mw'iki cyatumye ntagira umbasanga, nahamagara hakabura uwitaba. Imana ngo ugendereye isi ikabura umuntu n'umwe yasanga. Mbese reka mbabaza, ntabwo tuba tuhari, isi iba yuzuye abantu, ariko ushaka ukuri kandi agakora ibitunganye Imana ikagenza ite? Ikamubura. Wasoma nanone muri Yesaya 41:27, naho hari umurongo umeze nk'uwo uvuga ngo ninjye wabanje kubwira Siyoni nti dore ngabo, kandi Yerusalemu nzatuma intumwa zo kubabwira ubutumwa bwiza. Kandi iyo ndebye muri bo ubwabo mbona nta muntu, nta n'umujyanama wabasha kunsubiza mbabajije. Igisanga ikabona nta muntu, ngo nta n'umujyanama wabasha gusubiza Imana iramutse itubajije. Reka iyi ngingo y'uko Imana ibura abantu kandi isi buzuye tuyirangize dusomye muri Ezekiyeli 22:30. 22 Ezekiyeli 30. Hari ijambo rihari riri kuvuga ngo 22:30 handitse ngo kandi nashatse umuntu muri bo wasa n'inkike, ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagarariye igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Imana ikomeje kubura umuntu kandi isi buzuye, ariko uwibura ni wa wundi ushaka ukuri kandi agakora ibitunganye. Noneho Imana ihagatiye ukuri kwayo ku buryo twanasomye ngo mushake naho mwabona umuntu umwe ukora ibitunganye kandi agashaka ukuri, nanjye byatuma isi yigirira imbabazi. Ese ukuri gufite ikihe kibazo? Ese ukuri abantu barakurwanya, ariko mbabwira ngo ukuri kurwanwa n'uko Imana. Reka dusome muri Yesaya kuko ingingo tutari bujye tuzitindaho cyane.